abahungu badafite amafaranga ari bo batuka umuntu ngo nguri ndaye ukunda amafaranga kandi nabo ntayo bafite ariko akagatinyuka ngo uri ndaye ukunda abantu bafite amafaranga none we yayabonye se akareba ko utari bumukunde nimba atayafite nakure kugende kuba yafite urukundo burya urukundo nyine ubu umuhungu niwe ubugukunda byimbitse kurushaho nduza kuguha ikintu cyose ushaka shangiye urwo rukundo rwonyine rudafite amafaranga rwose ntarwo nyeneye oya twanera icyaka ahubwo kiraje boro itambaye amafaranga nta n'ikintu twavugana kandi ntazo nigeze mbona z'amafaranga nazo ugeze ubona amafaranga reka ese kano kanya nkuzaniye amafaranga 100 boro yanjye wayijugunye ntago reka 100 nyajyana mu kabari nkankwa uturahure tungahe akaba arashize gusuhuza aho dukurikiye bwa mbere na mbere mu buzima muhe n'umukobwa uri ku cyangwe muramubona uburyo arimo kumanuka agenda muramureba nizere ko aka kanya n'ikiganiro kitaratangira mu isomo umukobwa wari we n'umwe mu bakobwa ari ku cyangwe enjoy merci nakavino vino ni umukobwa reka biterwa n'inkweto n'ubundi ni inkweto ya Otalo babyita Otalo babyita nkuko bivuze Otalo utwo tuntu we kuki twambaye ahantu habiri kitwa utunomete ariko ngiye sibyo kuki twambaye ahantu habiri nyine niko mba nateguye tu wowe ni umuteguro wanjye twazamutse ku ikanzu n'ubuhe bwoko iyi kanzu se ntabwo uyibona nyine nibaho ninjye wa mbere uyambaye ni wambaye ikanzu nziza cyane izamuye gutya yagera hano hari akantu kayifashe ikongera cyane gutya noneho gutya rero koko sinzi ni ibintu by'ibyangwe biba bijyanye yego wow isaha ijyanye n'impeta ikajyana n'igikoma n'iki n'amaherena na rinete of course men ko uhagaze neza cyane merci beaucoup ibi ntabwo byagwenze ko uhagaze burya urabyumva nawe tubwizanyije ukuri rero nibagiwe ikindi kintu erekana telefone ufite telefone n'ubuhe bwose telefone urebye nyine ifitwe n'abantu bakeya muri uru Rwanda b'abakobwa abahungu bo barazifite n'abasi benshi n'ubuhe bwoko na telefone ni telefone nziza ikibazo ndi kwamamariza uru ruganda kandi nta kazi bampaye men telefone afite ni telefone nziza cyane nkeka ko iri hejuru 100 reka mvuge make nari kugira ngo urakare iri hejuru 500 iri hejuru 500 ntabwo ugiye kuvuga ngo 700 werekeje hejuru 500 binarenze na 700 ndabizi ko hejuru ya 700 500 kugira ngo atagira umuntu twumva akiheba hari umukobwa ahita wiheba asanga afite ya 20 akahita bati ariko mfite n'akandi ufite n'akandi okay hakaba abakobwa barimo kutureba mu kanya adesa k'abantu basanzwe nyine hakaba abakobwa barimo kutureba kano kanya bamwe bajya bavuga ngo bari ku byangwe by'ibihumbi 2 ati ni miliyoni nako karahari so aka kanya mbere ko tuganira neza dutangira ikiganiro uvuye ku mutwe ukamanuka ukagera ku birenge uhagaze amafaranga ngana shabuse nyavuze bantega oya sinyavuze bantega gusa ni benshi telefone 800 kuzamura inkweto zo byangora ntago nabimenye ntago byanabimenye ariko aho uri hose uri hagati ya 1,000,000 na 1,000,000 n'ibihumbi 300 ndabeshye ntago mbeshye 1,500 uhagaze 1,500 kano kanya ubu nkwishe nkugutwara ni 1,500,000 cyane hano turi ko abantu batahazi hano turi menze urumva oya guhagarara ngahe urumva bitewe n'umuntu duparikanye muri iyi minsi ntago mba nshaka kumurushya nyine ariko uko duparitse nyine nawe uri kubibona ndabibona nkubaka kanya ushatse kumurushya iwaba uhagaze
nshatse kumurushya tuvuga kano kanya umuntu umuparikanye urashatse kumurushya aka kanya uhagaze 1,500,000 urashatse kumurushya uhagaze angahe nzabivuga naje namuruhije wabibonye ntarebe ukomeje ku muntu umuparikanye mu gihe duruka gukorera ikiganiro nta muntu mwari muri kumwe icyo gihe wambwiye ko uri aho ngaho byagenze gute wamuvanye ni umuntu nyine twari turimo turadetingana ukuntu ariko byari bitarajyamo neza ariko ubu ngubu duparitse neza n'ubu Kigali ko cyagiye mbere yuko dukorana ikiganiro rega ndimo kwirefera ku kiganiro cya mbere n'abantu batarakibona bagende bagishake kuri channel yacu kiriho wari uri ku Gisenyi uracyaba ku Gisenyi waje Kigali uje gutwika kugira ngo isubire ku Gisenyi bimeze bite Gisenyi nabagayo kubera akazi so rero bitewe n'ibibazo byatewe n'ikirunga mvayo ubu ndimo kureba iseta y'ahandi hantu nakorera mu mujyi wa Kigali ikintu cya mbere kikuzanye Kigali uje gukora iki ku buryo umuntu wese wakubona basa uvuga ati atariko no mukobwa ariko wa mugani ngiye kuzajya mubona ahantu henshi cyane niki kikuzanye Kigali ubati nubwo nje Kigali munzi kirunga uje gutwika nago mpunzi kubera igikirunga nje gutura kubera ko nje no kuhakora business nk'izi drip nambaye mu minsi mike yanzajya nzigeza kuba baby banje nyine urabyumva usanzwe ukora ihe business marketing ubu nzina drip wambaye mu baby wawe uyishaka aka kanyeta kwandikira ku mbuga zawe nkoranyambaga ukahita ubigezaho yanyandikira kuri Instagram Nicky America CD akambwira ebana nyuma y'iminsi mike yanahita nyimugezaho uhita umugeraho Nicky America CD niyo ntuza yawe so urebye Kigali waje kumwifunga ukabije ariko wowe umwe mu bakobwa abantu batari bamenyereye Kigali kuko beshya n'icyaha so abakobwa be Kigali ko mbona bagiye kugukubita hasi nakaye gake nuzanye kugira ngo nabo bihita bafata bose ba Shadibu ba Yoro nawe no mu cyaro n'uwirwamagana bandera ba Shadibu se abandera bana bafofoda hako nagerega ndo mu cyaro iyo mu burasirazuba icyo giseko cyangwa icyo gisobanuye inseko ni y'amafaranga inseko y'amafaranga uje mu umuntu wababura ese akabona iryo jwi ntago bishobora bitoroka mu gituza cyane wabura waseka gutyo so ba Shadibu rero basanze mu kibuga hari wundi ba Slay Queen bari mu Rwanda nabaye harimo Shadibu harya abandi nawe rega ngene nibagirwa Yoro reka bose mbashyiremo Kate basha barahari benshi cyane ni bagiye kukubita hasi nago nje muri competition y'aba baby cyangwa y'aba Slay I'm not Slay Queen so nje mu kazi nje gukora ntago nje mu bintu by'ama competition y'aba baby ariko urabazi barabakobwa ndabumva nicyo ubazaho cyane icyo ubumvaho numva ngo n'aba Slay Queen ako nago nyine busy nabo ubwabo niba bazi nimba ari aba Slay cyane nimba atari aba Slay niba babizi ijipo wambaye araburyo izamutse ikagera hano hejuru ntago hano wagiye uca hose ntago abantu bagiye bavuga ati mbega umukobwa wambaye ubusa ubusa sinzi ukuntu abantu babifata ariko kwambara ubusa nuko wavutse nta mpari wambaye nta here niyo naba iki gitete ntacyambaye nambaye amaherena ntambaye ubusa kuko sinavutse nambaye amaherena rero I don't give a fuck ku bantu bamvuga n'abantu muri butere comment munuka it's okay I'm okay for that rero kuvuga ngo umuntu ugendeye ku bantu kugira ngo ushimishe umuntu ntago wabona ibyamushimisha so you have to make up yourself ntago ugomba gukora ikintu kugira ngo ushimishe umuntu
ya nambara gutya kubera ko biranyura numva bishimishije tu nibyo mbona bimbereye right ya hari umuntu ushobora kuvuga ntago bikubereye uri wambaye nk'indaya cyangwa se uri indaya I don't care nibyo nyine ngewe nshaka umuntu kano kanya bikwise turi kumwe wakora iki cyangwa se uciye ku muntu wati mbega indaya namuseka nese yaba yarandayeho ntabwo bisobanura ko umuntu wo murayo nyine abantu sinzi ukuntu bafata ibintu ariko nimba umuntu ikintu yambaye kimunyuze kimushimishije wamuretse se nk'ubu nambaye umukara ukajya kumva nk'umuntu arakomantinze ngo gura mu baby man ngo uziko yambaye umukara ku zuba none si iryo zuba ari intwaye wenda ngiye nkunda nambaye umukara ku zuba ati harashyuwaye ni njyewe ushyushye si wowe ushyushye so ikintu tugomba kumenya mind your own business so muri comment zaje 99% na internet mfite muri telefone yanjye yashizemo 99% zaje zigutuka yewe uje kwica umuco nyarwanda ese nk'ubwo utubwiye iki ngo ratubwira ngo nta mugabo ukuriye kugira umugabo we bwite zira comment warazibonye ya narazibonye ariko ndajya nsubize nk'umuntu watanze comment ngo ndi kwisha umuco narebe mu gihe cya kera ko bambaraga ubusa se none sari amafoto tuyabona tuyakuye he turaryama tukayarota se nimba batarabafotoraga ubundi nyine ikibazo mfite umuco ni iki imbere yawe hari umuntu ushinzwe umuco aka kanya umuco ari umuntu ureba ku giti cye ku buryo bavuga ati uriya umuco wawishe nko gutuka umuco ari uwanjye ikintu njye navuga nk'umuco ku giti cyanjye ntabwo mvugira abandi ubonye nk'umuntu ubabaye ukeneye ibyo kurya ukamugaburira aho ngaho ufite umuco mwiza uwo niwo muco wo gufashanya iki naho umuco wo gusotora umuntu ahubwo niwo uba wica umuco wo gusotora umuntu biriya byarakubabaje ntabwo byambabaje nyine ikintu kinshimisha kitambabaza abantu batagira icyo bamarira cyangwa se badafite n'ikintu na kimwe nibo bakomantinga komenti z'ubucucu nk'izo ngizo umuntu mukuru w'umusirimu ntago yakomantinga ibintu by'ubugoryi wambaye ubusa wavuze ibintu ibi n'ibi no wa muntu nyine ukeneye ko ubabara niwe ukomantinga kandi udafite n'ikintu na kimwe usanga nta n'igare afite ryo kugendaho cyaryama ku gafariso kamwe ko ku ishuri urumva ugasanga ni hasi ati wambaye ubusa ati waje kwita wambaye ubusa nakababaje rero ni ukuvuga ngo abagore bose bo mu Rwanda bamenye ko umugabo wabo atari umugabo ati nta mugore ugira umugabo we twese ni umugabo wacu ariko navuze ukuri right of course navuze ukuri cause none se kuki abagabo I'm sorry kubera iki abagabo bafite abagore aribo bajya hanze kureba abandi bakobwa kandi base ntago ari bose ariko umenye ngo abo ngabo baba basize abo bagore hari biba biri kubura mu rugo kuri uwo mugore nyine abagiye gushaka ku wundi mugore right hari igihe ababuza amahoro hari igihe umugore we wenda abyuka ntasasa uburiri atoza igikombe atamutekera n'igikoma ariko yagera kuri uwo wo hanze atereta akabyuka akahasanga breakfast mbega nta rusaku ntaki urumva gute umugabo se atagucika so kanya ndaje ndaguteresa uzi ko mfite umugore wanyemera uvugishwa imbere y'Imana wowe ubu ngubu mpagaze ku mujama wanjye ntago byavamo ariko uhagaze ku oya nubwo uri ku mujama wawe I know men urabise ko urukundo ari amafaranga urukundo nubwo abantu bavuga ngo ni umutima ariko urukundo ntago waza ngo dukundane waburaye nanjye naburaye aka kanya ndaje ndi kumwe n'umujama wawe koko ngo mwifunze neza ariko nzanye miliyoni nyirambitse hano ku ruhande wantera no kamera mbere
nari kuba nta gutera indobo ariko ubu mfite umuntu duparikanye nyine umenyera umuti wose ubu ntabwo byakunda ese umuntu muparikanye mu buhe buryo sibyo wowe ukomeje kuba umuntu muparikanye neza ndabyemera pe akumenyera ikintu cyose uwo mumenyera ikintu no kugira ngo yishyure bya bindi byose yaguhaye ntabwo nyine urumva turakundana right kundana nicyo cyambere oya ntabwo ari icyo cyambere ubundi urukundo ruzira rimwe n'amafaranga njye ntabwo wambwira ngo nkukunde gusa nta kintu ufite ejo nzakenera kujya muri salo simbona amafaranga ya salo nzakenera buri kintu ntabura amafaranga ubundi iyo haje urukundo ufite n'amafaranga biraryoha cyane rero umuntu duparikanye ntago turi muri papasi yo kuvuga ngo ni give and get turi mu rukundo deep love umushimisha bigute none wowe mu gihe anyway wowe icyawe kukigushimisha nuko wenda kumenyera kera kitu niba mutana abana no mu nzu baby amafaranga yo kwishyura inzu kwezi kwageze akakubwa okay ntari binyeneye kujya muri salon abiguhaye already ku mutima wawe urakeye wowe mushimisha gute kugira ngo ku mutima wa Kenya navuga ati wow I'm in love ngarutseho gatoya ntago navuga ngo amenyera buri kintu cyose kubera ko ndakora hari ibyo mba ngomba nanjye kwifasha ibyo ntashoboye mba ngomba kubimubwira akabimfasha right ariko kuvuga ngo mushimisha wowe bigenza gute kugira ngo ngishime of course rega umuntu wese abaho atenera ibyishimo oya ntago mbeshya bro kumushimisha rero ni ukumwubaha nanjye nkamukunda simuvuze izina wenda hari uri kubuvuga ngo ni njyewe oya mfite umwe ariko hari benshi baba kwirukanka ntago byabura ariko uw'akamaro umwe so kano kanya ndabizi ko abakobwa benshi bafite abahungu benshi babatereta tubwizanyije ukuri uwo ukunda arabizi ureta arabizi n'uwo wagiye kuzana abizi usagiye kuzana asabizi of course aka kanya abagabo barimo kukwirukankaho ni nkabangaye ntujya mu mibare ngo barehita uvuga ati wenda hagati ya 2 n'umwe hagati ikintu kinsetsa noneho cyane no kuntu iyo nk'umuntu abonye uhagaze drip nk'izi ngizi usa neza ahita atangira ate akanimero ati hey baby ntazi uburyo n'ibyo byango wabibonyemo ati dure dusangire musangire sazujya mute azi waraye gute mugane mumaze gusangira bwo umenye bya bindi byose urabimubwira oya nimba akeneye ko musanya nabanza kwereke kuri mobile money akubwira ati rero nari nkeneye ko dusangira ariko reka mbanze nkoherereze basi nako uri buze wasomye kugira ngo tuganire uri muri mudu nta cyakufite ariko se umuntu arakubwira ati ngwino ndebe uramubwira ati mfashe taxi voiture ayo mafaranga yose urajya gutega taxi voiture ya 5 se hari moto ya 5 abo rero ntago aribo dukeneye abo none nabo babandi batera umuntu stress ufite bagutera stress ni nk'abangaye aba stress nabo ndacyaka bari kubyumva bamba barire uzi ko nta kintu yenda kumarira kizima nagenda atembere samutembereze rwose uwo mparikanye nawe nuwo ni turekana nzabamenyesha ariko ntago ndakabati ubu ngubu rero uwo muntu duparikanye turizerana turakundana ariko nawe abambwiye se baby buriya nta wundi muntu buriya ku ruhande basige bimbwiza ukuri nta wundi muntu ku ruhande vugisha ukuri imbere y'Imana shamvugishije ukuri ntawe abadafite akamaro bo baba bibunza ariko mumbare ntago ari ukubasuzugura ariko ikintu kimbabaza nuko n'abahungu badafite amafaranga ari bo batuka umuntu
ngo uri indaya ukunda amafaranga. Kandi nabo ntayo bafite ariko akagatinyuka ngo uri indaya ukunda abantu bafite amafaranga. None we yayabonye se akareba ko utari bumukunde. Nimba atayafite nakure kugende kuba yafite. None umuntu agomba kuyakunda kubera ko niyo atuma umuntu kaga parufe nisize nuko katakumvikana muri mikoro ariko ubundi karamota karanamota. Ese we koko abahungu badafite amafaranga nabo batesha umutwe abakobwa cyane. Stress uri kuvugana nande usura bi telefone umuntu nk'aka kanya kamamagara ati kasi bite ni sawa. Noneho ubwo asanze ndi kwivugiraho ariko se ninde uri kukuvugisha telefone ntiyayiguze ni yewe nta nikaramu arangurira ariko turi kuvugana nande telefone kaba atari wowe warayiguze atari nimero ye yonyine iba muri telefone abakubaza ati uri kuvugana nande gute. Ariko urukundo burya urukundo nyine uwo muhungu niwe ubugukunda byimbitse kurushaho nduza kuguha ikintu cyose ushaka. Shangiye urwo rukundo rwonyine rudafite amafaranga rwose ntarwo nyeneye. Oya rwanera icyaka ahubwo kiraje. Okay. Sana rutembereze. Uheruka gusohokana ryari na baby wawe? Baby wanje kubera bari mu kazi kenshi nta nubwo aba mu Rwanda anyway. Aba hanze tu. Azi kuvuga ikinyarwanda kize nyine. Akanje turi kuvuga arabyumva. Yumva gake. Areka tuzimize ntago ari buryo. Oya. Kubera ko tujya dusubiramo nk'iyo nakoze interview nkamubwira nkamusobanurira. Muheruka aheruka mu Rwanda ryari? N'umwirabura aheruka mu Rwanda ryari? Hashize imyaka 2. Ntago muheruka gukora umuti? Duheruka nyine muri iyo myaka 2. Okay. Urarahiye imbere y'Imana. Yanjye se yo kurahiza abantu iragarutse. Nigeze kuyikoresha strawberry arababara. Naramurayije yanga kubeshya. Ariko reka nayo nkurahiza. Urahiye imbere y'Imana. Ntago urakora umuti handi ku ruhande kuva yagenda. Ntarebi nta kinyarwanda si cyane uvuga mu migani. Oya pe. Burya ngewe bori tambaye amafaranga. Nta n'ikintu twavugana. Kandi ntazo nigeze mbona z'amafaranga. Nazo ugeze ubona amafaranga. Reka na. Kano kanya nkuzaniye amafaranga 100. Boro yanjye wayishugunye. Nago reka ijana nyajyana mu kabari nkankwa uturaure tungahe akabarashize. Ushaka ngahe? Oya nago turi mu biciro. Ni nk'urugero nk'ubwijana. Uno no tuvuge nazana ngahe miliyoni 200 500. Oya reka ibyo ngibyo tube tubiretseho gatoya kubera ko mfite umuntu duparikanye atazagira n'ubwoba akavuga ati uyu mu baby se nakongera kumubwira akambwira turama miliyoni oya ibyo ngibyo tubiretse. Agacu ufite ku mubiri wawe abagabo bakunda cyane nakahe? Abagabo bakunda tureke kuvuga abagabo wenda akanya mvuze umugabo ni umuntu wese ufite umugore igitsina gabo. Buri wese ankunda aho igitandukanye n'iki. Umuntu akubwira ati men ufite iminwa myiza yewe ureba neza intoki nziza useka neza iki. Abenshi no ugasanga nk'abatandatu bakubwiye amaso, wa mbere akubwiye amaso, wa kabiri amaso, wa gatatu amaso, ugahita uti men siko mfite amaso meza buri. Ahubwo reka nkubwire abenshi barambwira ngo mperuseka neza. Reka mbanze nseke turebe. Tetse neza? Ongera turebe. Ahubwo ikintu kinangaza nifite agashinya nk'inyoni ariko buryo umuntu avuga ngo nseka neza nyari genzi kangira n'ubwo nkavuga ni wenda bari kunseka akavuga ati ariko se kari agashinya kameze nk'inyoni ariko abenshi barambwira your smile is cute. Wowe ikintu wikundaho noneho ubwawe buri muntu wese afite ikintu wikundaho. Ari usanga na warabanje kera ucyanga ariko ugagera ukagikunda ari benshi usanga yes wowe ukunda ikintu niyangagaho ukagera ariko kakanje ugasanga ni umuti
abantu benshi badukurikiranye sinzi ko wari buze kubyandika muri comment ikintu utangiye wanga ukiri umwana iyo ukuza kenshi usanga aricyo kintu no ikintu kuko nkiri umwana nari muremure ahubwo nkuze naje kwisanga uko nk'abana twiganye mbasumba ubu hari igihe duhura bakabona wabaye iki ko wabaye mugufi nanjye binyoberesha warabyibushye cyangwa wari unanutse nari nanutse tatwa rero bakajya banserereza ati mere uri mugufi iki ariko maze kubona ko ari umuti ndakubita agakweto kanjye k'amafaranga ebana nkakubitaho uyu mwitero wanjye ugahita ubona biguyemo neza ndabikunda tu ni igihe cyumva utazarenza utarashaka umugabo turi 2021 ntago mbizi ariko nyine bizaterwa nejo bundi nayikora wowe ntago meze nk'abandi bakubwira ati ngewe kano kanya mbonye umugabo nshaka ntago nabyemera kano kanya mwaje umuntu agatera ifu ahita uvuga ati ntare apana kuvuga ngo uwo muntu wundi abaye ari nk'uwo dukundana sorry ntago nabyanga cause I have to build my family nta famille navuga wenda mfite so nyine abana nyine mugabo nyine umuryango mwiza kwa ntago navuga ngo nta gikwe ngiki kibonetse umuntu yagikora ariko kitanabonetse nta n'ibyahatari ari umwana muto bari agahinda amen tujye tubwira famille ukabura nawe ntukreye yawe birababaza akanya nirihe banga wakoresheje umukobwa w'i Kigali umukobwa wagiwe yazenguruka ahantu henshi ko butarabyara ni Kimerika CD nirihe banga wakoresha ko abakobwa benshi tuzi ibingibi turimo twese ibingibi twirirwamo bizamo ibyumweru 4 akahita twita nirihe banga wakoresheje banza w'ikingwagase banyanga ijambo ritaniga nta banga nakoresheje ryo kugira ngo ntatwita ahubwo ni open mind sinzi baravuga ngo nta muntu wishima ariko I know ko mfite mind iri open cyane kandi ndikunda kandi mfite intego y'ikintu nshaka kugeraho ikintu cya mbere nshaka kugeraho ni famille kugira umuryango icyo nicyo kintu cya mbere na mbere gikima imbaraga zo kwirinda kugira ngo ntatwara niyo nda ejo nkabyara umwana ryambaza papa nkavuga papa wawe ntawe uhari cyangwa se yarapfuye mubeshya ikintu mu buzima kigeze kikubabaza cyakubayeho ni iki ikintu cyambabaje mu buzima busanzwe ni ukuba uba waravutse uri wenyine ugakura nta muvandimwe ufite wenda uvuga ati musaza wanjye cyangwa se mukuru wanjye yego nyine umuntu afite amafamiye ari aho ngaho atagize ikintu amaze ariko kuri njye ndavuga nti ndi njyenyine so n'uwo mukobwa uri burebe iyi interview ntishingikirize kuri famiye yimenye ubwe kandi ntishingikirize ku muhungu bakundana ni inama ndi gutanga umuhungu murakundanye aragukunze akwishuriye inzu y'amadolari 500 whatever yamenya arakwambika kujyana muri shop aragusohokana za Dubai za hose ariko wamugangura twite ibyo byose agahita byibagirwa nanavuga ati nimba umwana mwishura inzu y'amadolari 500 kuki ntamushira mu y'amadolari 200 300 agatunga umwana wo kugira ngo mbatererane rero mwishukwa n'akarimi karyoshye k'abahungu mwihagarareho kwa mwiyemere hari igihe umuntu avuga ngo suri yariyemera afite iki nzi icyo niyemerana so biyubahe simvuze ngo
ku bundi buryo birabareba ariko bagira intego kwa intego yawe uyu urebye wayigezeho uracyarwana nayo bigeze intego ntago ndayigeraho kubera ko mfite intego yo gukora cyane nkavuga mvuye mu nzu yo gukodesha ngiye mu nzu yanjye wenda niyo uwo mugabo adahita aza ako kanya ngo mubane kuko ningira n'inzu yanjye nta mugabo uzaza ngo tuyibanemo. Kubera iki kuki wowe waza ukaba mu nzu yanjye uzaba warayubatse ariko nanjye usanga ari njye wayubatse uri kuntera icyaka none se ni gute umbwira ngo ntabwo nabana mu nzu yawe kandi njye uzuka gute se azi struggle mba naranyuzemo kugira ngo iyo nzu nyibone gushaka ubuzi struggle zose naciyemo wowe uba ugomba kuzicamo kubera ko uri umugabo ngomba kuyigira anytime. None se abakobwa muri no minsi hadutse yenda nk'abakobwa ntabwo mbizi cyanga ari we ukoze ibintu byose mu bukwe ni wowe uhaye aka kanya ukampa amafaranga none se reka nkubwiza aka kanya tugiye gushakana ugasanga nta mafaranga ufite miliyoni 200 cyangwa 300 utayafite se kubera iki urukundo si umuntu ararurarira ntabwo wabizuka sinzi wigeze kumbwira ngo Mary ngo ubwo ngo twarakundanaga ngo banyirukanye ku kazi ngo waretse ngo nkaza ngo nkaba muri chambre imwe ngo tukabana nambwira se ugifite ako kazi inzu wigeze uyishyura n'umunsi wa rimwe ati nyine urabona mbuza akazi byari muri bije n'izo bije zawe zugumane. Urumva hari abantu bashaka kurya ibyo batavunikiye iki ntago wamfasha kano kanyamuye n'ikibazo ari umuntu usanzwe namufasha break ntoye maze nicyo kiganiro cya mbere nkoze akazamo break ariko tujye tunabwira n'abanyarwanda so Mickey Maker Sid niko witwa kuri IG yawe iyo umuntu agusuye hari amafoto menshi agaragaraho Mickey wambaye abenshi mu byo navugaga mu kanya benshi abanyarwanda bita ngo ni ubusa uziko bakunda uvuga ngo umuntu yambaye ubusa biriya wabitewe n'iki kuki yashyira hanze uburi mu biki muri make nyine kuriya navuze ko nkora ikintu kinshimishije ntajya ndaye kundi muntu n'umuntu duparikanye naramubwiye nti umva nimba wood zanjye utazemera imipango yanjye utayemera uzatembere ningemeze gutya na gutya n'abantu badukurikiranye karo kanya arimo kubona IG yawe amafoto agiye atandukanye ariho ubundi ngewe umuntu uza kunereta abagomba kuba anzi anyizeye ntavuga ati uko ndi kureba aya mafoto niko baby ameze no ntago nshaka umuntu uncira urubanza tembere ntakirwa na following gisha uzi ko atanshiriye urubanza aba ari uzajya ugira gute following ari amafoto ntago ajya gutera ikibazo wowe ubwawe iyo yashyizeho ukabona shizo wambaye ikariso cyo nta foto ugeze gushyira wambaye ubusa hari foto nashizeho nishizeho menshi gutya then ariko boobs ntago zagaragaraga my titi yes ntago zagaragaraga na nyine nari na cavalins na pussy yanjye na cavalins no nari nagize menshi nshiraho n'intoki ndakavalin then abantu bamwe barayikunze iki ariko abandi bakanuka ariko ntareba umuntu ntutse nkahita njya muri account ye nareba umuntu ntutse nkavuga nawe si wowe nananu twahurira kwanza kunuka najye n'ibintwaye njya amafoto mpostinga n'umuntu turi kumwe narabimubwiye nambwiye njye nkunda kwambara ibintu biri nude siyo nisi cyane ariko I love my body
ntago nikoroze bya bindi njya numva ariko nabikoroga nuko baba babikunze right. So mba numva nshaka kujya ahantu mbonye hose mbona umubiri wanjye uri naturel nkavuga wow that's me. Rero iby'umuntu njajinga ngo she's a bitch, you bitch too, kubera ko nawe uba wafashe umwanya wo kundeba. Kuki ufata umwanya wo kureba bitch se nimba utari bitch? Bajya bavuga ngo ikitakureba ntikikakurangaze, ujye ureba ku ruhande. So kuko aba yandebye rero ubwo nawe biba bimureba, biba bimwerekeyeho. So rero ntago njya nita ngo umuntu yamvuze nabi ngo na postinze amafoto nambaye ubusa cyangwa iki. Navuze ngo ubusa ni hahandi n'uwo musatsi ubutariho. Nta mpari wambaye, nta musatsi, niyo naba nsutse turyamye ahandi nambaye buri. Ntago ngomba nambaye ubusa kuko mba mfite ibintu nsutse ku mutwe. Ntavukanye. Rero ni judging abantu guys. Namwe muri buntuke it's okay. Ndabizi ko muri buntuke ariko I'm fine. So muri industry nyarwanda ndabizi ko utabura ko ufite umuhanzi wenda ujye ukunda cyangwa umwe wemera akavuga ati umuhanzi aratwika gutyo, ninde muhanzi basi ujye uvuga kano kanya ukicara ukanavuga ati aratwika? Umuhanzi utwika n'ubushize narabivuze kandi ufite n'umutima wo gufasha. Ntago ndahura nawe, ntago muzi. Supermanager. Nubwo abantu bamuseka bamwe bakamutera nawe amakomenti bamutuka iki, ariko burya afite talent, afite ikintu bita confidence right. Yifitiye confidence ubwe, yumva ko nyine ibintu akora ari byiza. Ibyo bintu ndabikunda, kubona umuntu yumva ko ibyo akora ari byiza bimunyuze. Wow, ndabikunda cyane. Kano kanya Imana imbabarire umugabo amfate kugira ngo nyine men n'umuntu baguhamagara kugira ngo aze kukuvugisha. Si byose ndumiwe koko. Kano kanya nk'umuntu udukurikiranye gushaka cyangwa kugira ngo muganire, kwara bakunze inama zawe, arahakunze ibyo wamubwiye, yakubona byagenda gute? Umuntu wanshaka akeneye wenda nk'umwambaro right, cyangwa akeneye wenda ko, ariko tutibagiwe nkora marketing anyway. Uwashaka ko namwamamariza yamvugisha kuri IG yanjye Nick America CD, akanyandikira akambwira. Ariko tuvuye kuri ibyo, hari abateka mutwe benshi. Hari igihe nk'umuntu akwandikira akakubwira ati mfite business runaka ndashaka kunyamamariza, ati ngwino nsanga ahantu runaka. So ndagira ngo mbabwire ngo nimba ukeneye ko nkwamamariza, kugira ngo mbone ko utari umuteka mutwe, umbwira ahantu turi buhurire hazwi kandi ukanyohereza tike ya aller retour. Nimba ari kwa Makuza ndamenya ngo ni kwa Makuza, nimba ari Kameria ndamenya ngo umuntu yashatse kugutuburira. Of course ni umujama, ariko nyine ni kwa kundi umujama gigira umuntu tu akavuga ati nzakoresha uburyo bwose namubona. Arambwira ati icyo gihe ndi n'umushomeri, ikirakane bifite igoma cyari cyarangiye, sinzi ukuntu yamenye n'amakuru. Abarambwira ati mfite iduka ry'imyenda, mwati ndanguza ibintu muri shike ibiki. Ndavuga wow. Ati ikindi kandi turi gushaka abakobwa bakwamamariza MTN. Ndavuga wasanga wenda mbonye akandi kazi. Namaze se ngusange arambwira ati nsanga Kimironko. Ndambwira Kimironko agana arambwira ngo wowe nugera ngo Kimironko
ngo ahantu ngo taxi zihagarara ndamubwira se ahantu taxi zihagarara ko haba ari henshi wamenya ari he arambwira ati wowe nugera uvuge ngo ku cyapa cya mbere cyaho taxi zihagarara atumamagare ati ndohereza umuntu aza gufata guys umuntu yaje kumfata nyine mbona ari mu modoka ikaze fo ndavuga wow ngiye kurya amafaranga y'abakire tu kumbe Jama ni yambobo nanazi inzi nsanzwe nzi yapanze n'uwo mujama wundi ndagira ngo n'abantu bamenye ko hari abatekamutwe batuburana byagenze gute rero nkunde nkuru kuri naragiye ndagenda mbona ninjiye ahantu mu nzu nziza barambaza uranywa iki ndavuga hari iki se barambwira ati hari amarura hari Heineken hari mitsingi ya Amstel ndavuga okay mbama amarura naribye nyimara akarahure ka mbere nkavuga si uwo boss araza gari bakavuga ati boss nyine abari mu nama ibiki man nagiye kubona mbona mbobo nzi araparitse kumbe umuntu bari nabwiye ngo ampamarura glace bari bashizemo nimba ari fenerga nimba ari biki oya uwo mujama we mbega yangiriye muhe glace bari bashizemo fenerga arayihindura ashira mu yindi noneho Jama arambwira ati sister ndakwinginze mereza nimero yawe ndashaka kuguha message ndavuga reka nta nimero yanjye nguhaye ati ni ibintu bigufitiye akamaro ku buryo wanapfa numva nangiye kugira ubwoba ndayimuhereza ahita nyandikira message arambwira ati iriya glace yindi uri kubona hariya hirya bari bagushiriyemo fenerga ati uwo mujama ntago nshaka kumuvuga izina wenda dare kamushiremo imiyaga uramuzi mane urumva mushiriramo imiyaga ati bashakaga kugufata ku ngufu mane ati kandi ari abajama batatu ati iriya vera ureba bari bashizemo fenerga ati nyine bapanze ko uri businzire iki ati wowe noneho isinzirize kuko bapanze ko nusinzira bari bugusohokane bakagushira mu modoka bakakugeza ku muhanda bakagushira mu yindi modoka ikujyana nyine aho noneho Jama arambwira ati wowe kugira ngo ubone ukuntu uva isinzirize mani ndanamukunda byatari uwo mujama arambwira ati sinzirize bagire ngo byakoze nanjye batanyitwaramo umwikomo ati none nibagutwara nibakugeza ku muhanda baguteruye bajya kugushira mu yindi modoka uhita ukanga kubereke kuri umuntu muzima nabakatira uhita utaha mani byagenze gutyo Jama yaranyandikiye arambwira ati wenda si nta kintu mfite naguteretesha sinshaka kugutereta pe atariko umenye ngo umuntu wese uguhamagaye ngo agiye kuguha akazi mani nukabyizere rero kandi abakobwa benshi muri Kigali bijya bibabaho cyane mani mube maso mumenye ko hano hanze hari imbobo so nikimere ndumva story ni nyinshi nubundi kiganiro ntago ari cyanyuma ntago ari n'icyambere tuzakomeza dukorane so reka ngushimire cyane igira icyo ubwira abantu gito cyane ikintu nabwira abantu mukomeze kumfollowinga kuri IG yanjye please I beg you abantu mutanjajinga mumfollowinge mukene wenda mukunze nk'umwenda muba mwabonye na postinze nkora marketing naye ndimo gushaka gucuruza imyenda wambwira uyu mwenda nawukunze then nka ugushakira so mumfollowinge abanjajinga fuck off then Imana ibahe umugisha reka ngushimire yeah thank you